Nongeye kubasuhuza no kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikiye muherereye hirya no hino, mbifurije rwose kugira ibihe byiza. Nitwa Tuyisenge Chrétien, reka tuganire kuri uno munsi inkuru irimo kugenda ivugwa icicikana hirya no hino, inkuru yasabagiye mu bantu hirya no hino rwose. Kuri uno munsi aho umunyamakuru Lorenzo Musangafura Christian wakoraga kuri RBA yamaze gusezera kuri iki gitangazamakuru cy'igihugu. Ese yerekeje hehe? Biravugwa ko Lorenzo rwose hari ikindi gitangazamakuru ashobora kuba agiye kwerekezaho gishyashya. Abantu benshi bakomeje gutungurwa no kuba bavuga ati ese Lorenzo aka kanya yaba avuye kuri RBA agiye ku gitangazamakuru cyigenga. Rero ibintu byakomeje kubacanga rwose, bibaza bati nyamara Lorenzo hari igihe yaba afashe umwanzuro mubi, abandi bakabasubiza bati ese yaba yafashe umwanzuro mubi, si umuntu mukuru, si ubizi, si ugomba kumenya uburyo ibyo bintu bimeze. Rero ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino, bibaza ku mwanzuro Lorenzo Christian yaje kuba afata. Ni icyemezo cyatangiye kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko ibyandika bya hano mu Rwanda. Nk'igihe niho iyi nkuru yabanje kugaragara, bavuga bati umunyamakuru wa RBA mwari musanzwe muzi amaze kwandika ibaruwa yo gusezera. Gusa muri aka kanya nta kintu RBA yo iragira icyo ibivugaho, bisa naho rwose bari buze wenda kubidutangariza, ariko igihe hari icyo wamenya muri aka kanya ni uko Lorenzo yamaze kuba asezera ava kuri mikoro za RBA. Amakuru ahari avuga ko Lorenzo ashobora kuba agiye kuri radiyo nshyashya igiye gufungurwa, radiyo igiye gufungurwa na Sam Karenzi, nk'uko twakomeje kubigarukaho no mu biganiro byacu bishize, aho Sam Karenzi agiye kuba ashinga igitangazamakuru cye. Rero bivuga ko ariho agiye kuba yerekeza, dore ko na mbere yaho ubundi Sam Karenzi ari we wamuzamuye amukuye kuri RC Musanze aho yakoraga. Sam Karenzi rero aramuzamura amuzana kuri radiyo DC, akomeza kuri Fine FM, nyuma arongera ajya kuri radiyo Rwanda, arongera agaruka kuri radiyo DC, nanone yongera kugaruka kuri radiyo Rwanda. Ni ukuvuga ko radiyo Rwanda yari amaze kuhakora inshuro ebyiri zose. Bityo rero runo munsi nibwo Lorenzo byumvikanye ko rwose yaje kuba asezera kuri iki gitangazamakuru cy'igihugu. Ibintu byaje kuba bitungura benshi cyane, ibintu byaje rwose kuba bibasakaramo barikanga, baravuga bati gute Lorenzo rwose yaba asezeye kuri RBA. Ndetse n'abantu bari babashije no kumwumva mu gitondo yakoze, baribaza bateze Lorenzo aka kanya arabidukoze. Rero igihari ni uko yamaze kuba atandukana n'iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Dore rero impamvu zijyanye Lorenzo akava kuri RBA yerekeza kuri icyo gitangazamakuru gishyashya kirimo kuvugwa. Ashobora kuherekeza cyangwa se naherekeze, ntibiri kuvugwa ko ashobora kwerekeza kuri radiyo ya Sam Karenzi igiye gufungurwa mu minsi mike. Dore rero ikintu gitumye rwose uyu munyamakuru avuga ati ndagiye. Mu by'ukuri muri RBA ibintu bya social media, ibintu by'ama YouTube channel babyihanije abanyamakuru bakorera iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Barababwira bati rero ntabwo twakomeza gukora muri abanyamakuru b'umwuga b'abaprofessionnel, ariko mugifite ibintu by'ama YouTube channel n'ahantu mwamutandukaniye n'aba banyamakuru bandi. Bati ibyo bintu by'aba YouTube channels mubyihorere, twebwe n'ubundi dusanzwe tubahemba neza, nta kintu mubuze, ariko ibintu by'ama YouTube channel mubyihorere. Mu by'ukuri Lorenzo yareba inyungu akura muri ibyo ngibyo, avuga ati ese YouTube channel Lorenzo ifuko yayinjirizaga gatubutse nayo
ndetse n'aha kuri RBA nkaba mpembwa, ibi bintu ni ibiki, biragenda bite? Bityo rero Lorenzo yaje kuba afata umwanzuro ukakaye, aravuga ati rwose igihe kirageze ko nanjye nakwifatira umwanzuro, nabaho nisanzuye ngakoresha izi mbuga zanjye nkoranyambaga nisanzuye rwose nta kibazo. Niko rero umwanzuro wahise ufatirwa. Lorenzo aravuga ati nanjye ubu ngubu ngiye kwerekeza ku kindi gitangazamakuru. Ibaruwa yaje rero kuba isohoka igaragaza ko Lorenzo tayari yamaze gusezera kuri RBA, yerekeje ku kigo gishya kigiye gufungurwa cyangwa se kuri radiyo nshyashya igiye gufungurwa ya Sam Karenzi. Sam Karenzi rero nawe arimo aragenda afata abanyamakuru benshi cyangwa se arokirita abanyamakuru benshi, by'umwihariko iyo urebye usanga ari abanyamakuru bagiye bakorana mu bitangazamakuru bitandukanye. Ngira ngo murabona uburyo yaje kuba akura Kazungu Claver kuri Radio 10. Kazungu Claver n'umuntu bakoranye cyane, hanyuma amushyira kuri Fine FM. Ngira ngo Kazungu nta n'ukwezi yari amaze kuri Fine FM, ariko kubera izo mpamvu nyine z'uburyo Sam Karenzi agiye gufungura radiyo ye, nawe yase amutambikana aravuga ati Kazungu nawe ushobora kumfasha. Ngira ngo na Rikari nawe bakoranaga kuri Fine FM, nawe yahise amujyana. Amakuru ahari rero biravugwa ko n'uyu Lorenzo ariho agiye kwerekeza, dore ko n'ubundi uyu Lorenzo kugira ngo azamuke mu bigwi n'ibirindiro byo mu bijyanye n'itangazamakuru, Sam Karenzi ariwe wagiye ubimufashamo cyane, hanyuma akagenda azamuka. Ni ibintu nyine biba byakomeje kugenda byibazwaho n'abantu benshi cyane, bavuga bati Lorenzo nta kundi. Lorenzo rero yari asanzwe azwi mu biganiro bitandukanye byo kuri RBA birimo urubuga rw'imikino, yabaga ari kumwe na Axel Kwizigira, Regan Rugaju, Ibel ndetse n'abandi, ariko akaba afite umwihariko wo kugira uburyo rwose avugijwe akarisohora ukumva n'ijwi ry'agatangaza, ijwi ryiza cyane. Ndetse n'abantu bakunze no kumumenya kizamuka igihe yavugaga amakuru yo hanze y'ikibuga, avuga bimwe mu bikorwa byagiye biba ku bakinnyi cyangwa se abakinnyi bagiye bakora, ndetse akaba yaraje no gukora ikiganiro Ifirimbi, nacyo ni ikiganiro cyakunzwe n'abatari bake hano kuri RBA. Bityo rero Lorenzo akaba yahisemo cyangwa se yafashe umwanzuro akavuga ati umwanya n'uyu kugira ngo nanjye ngire ahandi nerekeza, mpindure paje y'ubuzima bwanjye. Ngaho nguko rero uwo ni Lorenzo Musangafura Christian. Nta kintu ubuyobozi bwa RBA buratangaza kuri iki cyemezo cyafashwe n'uyu munyamakuru, ariko bidatinze baraza kugira icyo batubwire bati twamaze wenda gutandukana n'uyu munyamakuru. Lorenzo ntabwo akiri umunyamakuru wacu. Ibyo ngibyo wenda turaza kubyumva mu gihe kitari gito cyane, ariko nyine icyo tugomba kuganiraho ni icyo ngicyo, tukavuga tuti nahagiye n'ubundi agiye gukora kandi agiye gukomeza umwuga w'itangazamakuru. Nta gitangaza rero kuba umuntu yahinduye paje yerekeje ahandi. Nzi ko hari abantu bavuga batese ni gute umuntu yava muri RBA agahita agenda akajya ku kindi gitangazamakuru, ku bitangazamakuru byigenga, biba byagenze bite? Ngira ngo rero n'ubundi impamvu twayumvise, izi social media by'umwihariko YouTube channels ntabwo abanyamakuru muri RBA babemerewe kuzikoresha, ariko n'ubundi biranga, bikaba uko byakabaye bakazikoresha ndetse bakabonamo n'inyungu nyinshi, bigatuma rero bashwana n'ubuyobozi. Bityo rero ntibikunde ko bakomezanya mu nzira y'urugendo rwo gukuza iri tangazamakuru ryo mu Rwanda. Nitwa Tuyisenge Chrétien, ndabashimiye cyane mwese mwakomeje kubana nanjye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri channel
ndakwinginze kabisa kugira ngo ukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndizera nashidikanya ko nawe uri umwe mu banyamuryango bacu. Aho tumaze kugera ni wowe wabigiramo uruhare kabisa. Turakwinginze kabisa kugira ngo ukore ibikwiriye ukande kuri subscribe. Amahoro Uwiteka atanga abana namwe, ndabashimiye cyane. Twongere guhura mu bindi biganiro.